agenda atari ko cuye. ubwo nyine tukajya turavugana kuri fone bisanzwe, ageze aho nyine nyuma yaho araza aragaruka, ahangije nyine nubwo byamugoye ageze aho ijambo nyine ararivuga. Byaramuvunnye ariko ngeze mu rugo biranga. biki byanze Numva mbese ewana, numva aho kugira umutima ubaho aho ndi, numva umutima wagiye iwe. aho wavuye. Aho bavuye fati si binekira. Ubwo ngubwo ndagenda, habaye nk'ejo, nahoze ati kabisa ntago nabyihererana. Ubwo nawe rero ntago yatuje, wagera yakomeje kunshitura, abanyohereje message ku mugoroba ngo ijoro ryiza. akohereza message, yari afite nimero zawe ariko ubwo ngubwo yarasanzwe zifite. Nimero yanjye yari afite, ngiyo ijoro ryiza. Yes, nongeye kugusuhuza wowe ukomeje gukurikira Impano Family TV day to day, umunsi ku wundi. Turagushimira wowe ukomeza gukora subscribe, ukavuga ngo reka nkomeze neza imbere bano bahungu. No kuri Imana iguha umugisha. Uyu munsi rero ntago twakoreye muri studio zacu nkuko mukunda kuzita, cyangwa se munsi ya cya kirabo cyacu. Uyu munsi twasuye abantu babiri, umugore n'umugabo bagiye kutwibwira. Reka tubanze tubaye ikaze. Nicaye ibumoso bwanjye harabanza umugore, ariko ntago mbanza umugore kuko umutwe w'umuryango ni umugabo. Reka twakire umugabo abanza twibwire, cyangwa se nimba ari umusore, nimba bateretana, nimba ari iki turabimenya, nimba ari umugore n'umugabo turabimenya. Reka ariko duhere ku gitsina gabo, kubera ko ari we mutwe w'umuryango, kuko n'Imana niko yabivuze mu ijambo ryayo yanyujije muri Bibiliya. Reka tukwakire, ibwira kuri Impano Family TV, nubwo watwakiriye iwawe natwe turakwakiriye ku Impano Family TV. Murakoze. Amazina ni Tuganimana Shadamu, aha mubona akaba ari mu rugo. Natangiye mvuga ngo umusore, nimba ari umusore, nimba ari umukobwa n'umuhungu, nimba ari umugabo n'umugore, ibyo bintu urumva nayo ndi kwibaza ukuri kuri aho hagati ni ukuhe Jean Damu? Ibyo nari ngiye gukurikiza, uyu ni madame. Uyu ni umutambukanye. Bamwita nabivuge, niyivuge. Ni mukuru ntago mubunyishyiriza. Niyivuge. Okay, reka tumwakire nawe iburyo bwawe bukaba ibumoso bwanjye. Reka nawe tumwakire. Mada, tuguhaye ikaze ku Impano Family TV, nubwo waduhaye ikaze wawe. Murakoze. Ni Mukandayisenga Solange, ko mubibona ko mwadusuye. Uyu ni umutware. Uwo ni umutware wawe. Okay. Abakomeje gukurikira Impano Family TV, mukimara kubona umuryango w'abajene, ariko muracyari abajene. Impamvu kuki mutambaje impamvu nari ntangiye kuvuga ngo nimba muri abasore, nimba muri inkumi, kuki mutambaje impamvu? Muragaragara nk'abajene cyane, muracyari abajene. Oya, nta turabajene. Iri toto utubonana uriya ibingibi ni nk'amavuta Imana iba yadusize. Ni ukubera Imana, mbese ni ubuntu bw'Imana nyine, nawe urabyumva. Mbajije ibyo nzi nka mwarimu, ariko hari impamvu mba mbibajije nyine. Hari umuntu ushobora kubabona kuri kamera agahita avuga ngo wase bari abantu ko mbona ari abajene bakiri bato, bakiri abasore, ari kubita abadamu n'abagabo gute? Ashingiye kuki? Ngiye duherukana mu bukwe bwanyu, ngira ngo abakurikiye Impano Family TV bagenda babonamo utuntu tw'udufoto, babona utuntu tw'utuvideo. Buriya bukwe nawe utashye muri Covid, ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye byo kabisa, ntabwo byari byoroshye. Ariko urebye cyane twashimye Imana cyane, dushimira abadushyigikiye, dushimira ndetse namwe by'umwihariko. Family TV twari twateye amataka cyane, twarabashimiye cyane. Imana izabaha imigisha. Badutumira tubwira ati muze murebe ukuntu ngiye kubaka umuryango, cyane ko n'uyu munsi tugiye kuganira ku muryango. Solange, witeguye kutuganiriza ku muryango? Ngenda byiteguye. Noneho ufite uruvugiro, ufite n'ibyo na byinshi wavuga ku muryango, kuko ubu urawufite, warawubatse. Narawubatse.
Ko- mbere yuko twinjira kuri kuvuga ku muryango, Solange, ni iki kidasanzwe wahuriye nacyo muri nyuma yo gukora umuryango cyangwa se nyuma yo gukora mariage? Ni ikihe kintu kidasanzwe mbere yuko tuza kureba n'ibindi bidasanzwe byinshi mwagiye muhura, ariko ikintu cya mbere kidasanzwe Solange yahuriyemo nacyo mu gukora mariage? ikintu kidasanzwe nahuye nacyo bwa mbere ni ukurarana n'umusore kandi mutari musanzwe murarana. Icyo kintu iyo utakivuga wari kuba umbabaje. Icyo kintu iyo utakivuga wari kuba umbabaje. Ni ukuvuga ngo nanjye numvaga aricyo kintu giteye amatsiko. Turaza kuba tubigeraho, ariko mbere na mbere reka tuganire kuri marriage yanyu cyangwa se mariage yanyu. Damu, impamvu mvuze ngo dushaka ko tuganira ku muryango, ntabwo turi bugaruke cyane ku segment cyangwa se ku bintu byaranze ubukwe bwanyu, wenda tugenda tunyuzamo, ariko impamvu navuze ngo nshaka ko uyu munsi tuganira ku muryango, twabasuye kugira ngo by'umwihariko tuganire n'abantu batarinjira mu bintu cyane batarinjira mu bintu by'umuryango cyane, mutuganirize. ubundi umuryango nkamwe mwamaze kuwufonda cyangwa se kuwushinga, ubundi umuryango uvuze ni iki muri rusange? Umuryango ni iki ku bantu bamaze kurema umuryango aka kanya, nubwo wenda utarakura ariko uzakura? Umuryango ufata gute nka Damu? ubundi umuryango uba ugizwe n'ibyiciro bitatu: umugore n'umugabo, kongeraho n'abana. Nsubije neza cyane kandi mu magambo makeya. Hanyuma reka tugaruke ku bukwe bwanyu. Damu, abantu benshi baravuga ngo hari imvugo igezweho, sinzi nimba uyizi, ngo nta myaka 100, nta bukwe, nta gikwe, nta gutura umuntu hasi. Izo ni imvugo z'urubyiruko, ziri mu rubyiruko. Izo mvugo ujya uzumvaho? Izo ndazumva, ariko urebye biriya ni ibyo baba bishyize mu mutwe, ibintu byo kwikompurika n'ibiki byose. Ariko uko wabonye mariage yacu ntago ari za zindi zikanganye ziki. Ni ukuvuga ngo niba twaragendaga n'amaguru, n'undi nawe wakoze mariage niba yaragendaga n'imodoka, zose ziswe mariage. N'abagenda muri private jet, indege, nuko byose byitwa mariage. Nta kintu kiba gihinduyeho kuba mariage. Ubwo rero wenda hari igihe ushobora gutekereza ukavuga uti ese ntakora mariage ntari nagira imodoka, ntari nagira inzu, ntari nagira ute. Ariko ibintu byose biva mu bushake bw'umuntu, kandi ubushake nibwo bushobozi. Iyo ushaka ikintu ushaka kukigeraho unakigeraho, kandi iyo ugishize mu bikorwa ubushobozi nabwo bitabuboneka. Hanyuma Damu, nk'umuntu noneho wavuye muri icyo kigero cy'abasore, kuko ibyo bintu bivugwa n'abasore rimwe na rimwe n'inkumi nazo nsigaye mbona zibivuga. Damu, ubona iki kintu giterwa n'iki? Kuvuga ngo nta bukwe ngo tuzakora, ngo nta myaka 100, ubona iki kintu giterwa n'iki? nje mbona icyo kintu kibitera, ubu ntabwo navuga ngo ni ubukene tu, navuga ngo ni ubukene, kuko nabyo nakubwiye ngo ushaka arashobora. Iyo ushatse urashobora. Ikintu kibitera rero njye mbona ari ibintu byo kwikompurika, cyase nimba ari bya mvugo zirongo ni ukurya abana, akumva yahora ari atembera mu bantu batandukanye, akanaga gufata umwanzuro ngo agere mu kirenge cy'ababyeyi be cyangwa se cy'abasogokuruza be. Hanyuma ndagira ngo noneho kubyumwihariko noneho utwo ni utuntu twibanze duhereyeho, ariko reka tuvuge kuri mariage yanyu, kugira ngo tunabashe kwishimira biriya bihe, kuko nanjye ndi umwe mu bagabo bahamya ko
gukora ubukwe rwose ntabwo ari ibintu, icya mbere ni igitekerezo, icya mbere ukaba ufitemo no gushaka nk'uko bivuze ati iyo ushatse urashobora. Reka ngaruke kuri Solange. Solange cyangwa se abo kwa Damuru nanjye baravuga ngo abiwawe Damu abiwawe, reka njye kubiwawe. Siko bimeze se? yego Niyo mvugo nziza ngo ya Kinyarwanda. So mbabarire ariko ntabwo abiwawe sinzi uko nakomeza kubigarukaho cyane. Solange umenyana na Damuru, bwa mbere Damuru yaje agusanga, yaje ameze ati, aza gusanga yaje gute kugira ngo n'abandi barumuna ba Damuru bumvireho ukuntu Grand Frere yaje, ukuntu yatangiye runo rugendo rwaje kurangira mubaye agatoki ku kandi, mubaye umwe. Aza bwa mbere Damuru yaje ati, waduha nk'ishusho? bwa mbere aza yamanjiye nyine, yaza ari kumwe n'undi musore waje kunsura, amuherekeje ubwo nyine ndabaherekeza, baragenda, agenda nyine nta kindi avuze. ubwo nyine nyuma yaho nyine aza kugaruka, agenda atari ko cuye. ubwo nyine tukajya turavugana kuri fone bisanzwe, ageze aho nyine nyuma yaho araza aragaruka, ahangije nyine nubwo byamugoye, ageze aho ijambo nyine ararivuga. Byaramuvunnye ariko Sora ndagira ngo udufashe. Abantu bavuga bati ko cyari yaje abo ntabwo biba byoroshye, n'ubundi byararangiye mwamaze kuba umwe, n'ubundi ntabwo byasubira inyuma ngo ngahita kwanga cyangwa se uhite umwanga. Sora ubonaga mu maso ya Damuru habaga hameze hate iyo yabaga aje nko kugutereta, sibyo? Kandi akabibona, simwamenyaga, si muri so bimenyaga ko aje kugutereta, niho mubona ukahita uvuga ngo aje kuntereta byanga byakona. Kuna nanjye nabaga mubonye ngahita numva ngize ikintu cy'ubwoba. Kumva nawe ufite ubwoba? Numva ngize ubwoba, kumva nakwisha, namubona atambonye ngamwihisha. Wabona atakubonye ugahita witsimba nka? Ngahita nihisha. Abaga mukunze ariko nawe ubwo ngo nikabaga kari Neka iyo umuraye kukuvugisha, muzareye umuntu muhoranye cyane, mugiye mumenyeranye, ugenda nyine umwiyumvamo. Nyine waje uramubona ari gutegeza ko ari ikintu yakubwira ko atari musaza wawe, gatangira kuje ugenda umutinya. Okay, mu maso yawe murebaga akavuga ati ebana uyu mujama kweri byamugoye kurivuga, ariko byanga byakunda kari muto. Wabibonye? Nabaga nabibonye. Ubwo ko nta kantu nyine ndi kugenda bavangamo utuntu nyine nshaka kubabaza, ariko turaza gusoreza kuri mariage yanyu. Damu Soso cyangwa se Solange amaze kuvuga akantu katari koroshye. Rya jambo ubundi ngo nicyo kintu cya mbere, niyo fondation. Iyo warivuze ubundi ibindi byose burya imishinga yindi iroroha, ariko rya jambo ngo niyo fondation ikomeye cyane. Damu, igitekerezo cyo kugira ngo uhitemo Solange cyaturutse hehe? Okay, igitekerezo yuko namubwira ko mukunda, igitekerezo cyo kuvuga ngo reka njye kumubwira ko mukunda, cyangwa se reka mwikubeho gake mwisitazeho, icyo gitekerezo cyavuye hehe? Igitekerezo ahantu cyavuye kure kabisa. Rega uyu Solange, uyu madame abiwawe, uyu wanjye ni umuntu twamaranye igihe kirekire turirimbana muri korali imwe, ariko ntamuzi ariko umureba umubona no kumureba, ahubwo sinzi no kuntu igitekerezo cyaje kabisa. Nta nubwo namenyaga ko aririmba muri korali. Yari umuntu utuje, ariko disara nitonda njye bamure utamenya ngo mbese kugira mubone. Ni cya gihe twifataga nk'abantu runaka, tukagenda tugasura bagenzi bacu, ubwo tube turifashe twe n'abandi bantu, turagenda tugeze iwabo mu rugo, abaratwakiriye. Solange arabakira, amaze kutwakira, ubwo numva umutima hari ikintu gikubise. ushaka kuba yitwaye neza mu kwakira abashyitsi, yitwaye neza. Barabati si bigenze bite? Ubwo muri njye ndatuza, ubwo turaganira n'abandi bantu nyine
igihe abashyitsi bagusuye muraganira utwaye n'utwahe cyane ko twari nk'urubyiruko tukiri batoya turaganira ubwo muri rusange ubwo noneho gutaha turataha araduherekeza dusezeraho guco ubwo ngubwo ndagenda ngeze mu rugo biranga biki byanze numva mbese ewana numva aho kugira umutima ubaho aho ndi numva umutima wagiriye aho wavuye aho bavuye fati si ibinebikira ubwo ngubwo ndagenda habaye nk'ejo nahoze ati kabisa ntago nabyihererana ubwo nawe rero ntago yatuje wagera yakomeje kunshitura abanyohereje message ku mugoroba ngo ijoro ryiza akohereza message yarafite nimero zawe ariko ubwo ngubwo yarasanzwe zifite nimero yanjye yarafite ngiyo ijoro ryiza bamusuye cyangwa se niba yarayohereje n'abandi nabaye hari message ubona ko ari message igenewe abantu bose ijoro ryiza ntabwo yavuze ngo turabashimira mugire ijoro ryiza kuba mwadusuye yaravuze ngo ijoro ryiza byanga byakunda ni wowe gusa ntabwo mbizi nawe niba yari yafashwe ntabwo mbizi nawe ubwo aratubwira ariko kabisa ubwo ngubwo iyo message nawe yahise inshitura ubwo ndagenda naryama ndatuza kejo ewana numva biranze vuga ati ewana ngomba kugenda nkarimubwira ubwo ngubwo kubera ko twebwe n'ubundi twakuranye umuco ntabwo twari twemerewe kugenda ngo duhagare mu mayira tugire ute kuko ubwo ngubwo ndagenda mbitekerezaho mfata umwanzuro ngufashe navuga nti ni umukobwa umwe nabonye ubwo ndagenda ndavuga ati ngiye gufata umwanzuro icyo gihe ndabyuka nayo ngeze mu wa 5 segonderi wari ugeze mu wa 5 segonderi uraza no kudufasha kutubwira igihe copinage yanyu yamaze cyangwa se fiançailles yanyu yamaze igihe nayo maze nari ngeze mu wa 5 segonderi ubwo nane ni 2016 hari mu kwezi kwa 5 2016 ubwo ngubwo ndagenda ubwo ndavuga nti ngiye gufata umwanzuro umukobwa n'uyu nguyu nane tuzabana by'iteka ryose tubikomprime tubyemeza ako kanya mu mutima wawe byemeza ako kanya mu mutima wanjye ari cyakina kubwiye ngo iyo ushatse urashobora mu wa 5 segonderi avuga ati ngiye uriya kabisa uriya niwe madamu wanjye nuko kandi ntago byambuje kuvuga ngo amasomo arakomeza narize nkaje ndatsinda kabisa bitari ukubiri wapi ubwo ngubwo genda afata umwanzuro ndamubwira ko mukunda nawe ntago yatinze ntago mbizi hari na byano byo kuvuga ngo ndabitekerezaho ngo ibiki n'ibiki wapi ese yemera ubwo ngubwo ntago mu muco nyarwanda ntago uvuga ko atabanje kwigiza nkana ntago yigize ngana ngo yigira iki mbese ubwo ngubwo ntago nzi ko ntari yambonye ubwo nawe barakwakiriye ariko iyo kari aka message gashobora kuba nawe kari karimo nabwo yananiwe kubikubwira byashoboka hari ubwo ngubwo barambye ati nta kibazo ubwo ngubwo turakomeza tugera dutangira urukundo dutangira muri fiançailles tukiri bundi we yari torokome yawe data we ngo gushi yari Solange yari mu wakangaye mu wa 3 segonderi mu wa 3 segonderi umutorokome nje ndi mu wa 5 segonderi ariko twigaga ku kigo kimwe mukuru yakunda umuntu mu superieur yavuga twakunda nubwo niko gashema burana tumuna muri superieur uza byanga byako yumvaga mu kigo nyine yatwitse utareba ibintu ari bicika nanjye noneho nkashimishwa no kubona abasore bo kwishura bo mu kigo nyine bashimishwaga no ko haje kuvugana n'abakobwa nyine bakiri batoya ari gahunda yabaga muri segonderi ngo gufata umwana wese nk'uwawe
ukamwirerera nyine kwaje cyangwa se ngo rerera u Rwanda. nuko Damuru ikintu cyahise kinshimisha cyane. Icyo kintu cyanshimishije kuba naramufashe nkamwirerera imyaka yose 2010 na 2016 17 18 21 umwana mu mago. Byaranshimishije cyane, biranshimisha kandi numva ari ikintu kabisa nkoze kidasanzwe cyane, ni abantu benshi. Cyanakomeye kuko aba basore ubona bakugaragiye hano ahangaha hafi abenshi icyo kintu cyarabananiye. Ariko reka tugaruke kuri Solange. Icyo ni ikintu nari nkubajije, ni ryari yarafashe umwanzuro wo kuvuga ngo Solange muhisemo, Solange agomba kuba umugore wanjye, wakitubwiye. Hanyuma Sora ngo wohereje akamesaje ngo ijoro ryiza. narabikoze. Sora ko abashyitsi bari bagusuye ari benshi, sinzi umubare, ni korali bigizwe n'abantu byibura hejuru y'10 na za worship team, group worship team ziba zigizwe n'abaririmbyi hejuru y'10, nta nimwe iri munsi ya y'10. Sora aka kamesaje k'ijoro ryiza gusa kadafite andi magambo yongeye, wenda kuvuga ati wenda turabashimiye ko mwadusuye mugira ijoro ryiza, nizere ko mwanagize amahoro mwese. Iyo ni message wenda rusange. Ijoro ryiza ni message ijya ku muntu umwe kubera ikijandamura. Murakoze. Ntabwo rero gusa nayohereje, abo bari kumwe bose nayohereje. Ijoro ryiza gusa. Ibyo nanditse gusa. Dukomeze. Damu ntago kari katarazamo, kari aka message kari kagenewe abantu bose, ahubwo kari aka message kubera ko ari we wafashe ya mbere mu gukunda umukobwa. Nangiye gukoresha imvugo ya indi yacu twebwe mu rubyiruko, gukunda umwana. Uri kumva ni wowe warafashe ya mbere nka Damu, uravuga ati kuriya mukobwa uramukunze byakunda, kubera ko wari watangiye kugira icyo gitekerezo, wabonye aka message ka ijoro ryiza, uravuga ati nawe byanga byakunda, aho kagoye motivation. Hanyuma wenda ibyo reka tubiveho, uburyo mwamenyanye twabyumvishe. Damuru ndakomeza kukubaza cyane, ariko na Solange nawe agira ikintu akivugaho. Abantu bavuga ngo fiançailles y'igihe kirekire ntibaho, y'ibintu bitinze birapfa. Niki wavuga kuri icyo kintu? Fiançailles y'igihe kirekire, urumva kuva 2016 nibwo mwamenyanye, kuzamuka fiançailles yanyu yatwaye imyaka igera muri 5 sibyo? Imyaka 5, fiançailles y'imyaka 5. Abenshi bakunda kuvuga ko iyo fiançailles ari igihe kinini. Abantu bavuga icyo kintu ngo iyo bitinze ngo birapfa, birangira bipfuye. Mwebwe ntago byapfuye, byarakunze. Abantu bavuga icyo kintu, nicyo bavuga kuri icyo kintu? Impamvu bavuga gutyo ngo iyo bitinze ngo birapfa, none biterwa n'ikintu wishizemo. Ngo nta nibyo ndi kukubwira ngo iyo washatse urashobora, sibyo? Ubushake n'ubushobozi buraza. Ubundi twe tukimara kumva ko tukimara kumenyana muri icyo gihe, ngo twase twicara hamwe, ntabwo twagiye ngo twicare hariya mu gitari ngo twicare he. Naragiye mu rugi iwabo ndamwicaza, turicara. Ubwo ntabwo nzenda ko yarambwiye ngo yari yabwiye ababyeyi ko ari umuntu uramusura ufite umushyitsi. Ubwo ntabwo namuhamagaye mu rugo ngo tugende twicare mu rugo ye, gusure muri ghetto cyangwa iwanyu. Reka ntabwo ati ngiyewe ndaza aho mu rugo sinzi. Ubwo ngubwo ndagenda turicara mu rugo iwabo, dufata umwanzuro, turavuga duti dore ntabwo wari warangiza amashuri, nanjye ntabwo nari narangiza. Biganira ibyo bintu dufite urugendo rurerure, tuvuga duti tugomba kuzabana ari uko warangije amashuri, kuko twese dufite diplome. Kuvuga ngo afite diplome nanjye ndayifite kandi z'amanota meza. Ubwo ngubwo turavuga duti igihe twiha intego, tubati igihe iki n'iki kitarengwa tugomba kuba turi kumwe.
hanyuma Nda- ndacyakomeje ubwo ngubwo turakomeza vuga ngo icyo kintu kwiha intego imeze gutyo yaradufashije ituma tugera kuri ya ntego twihaye ariko ikintu twavuzeho turavuze duti urugendo dutangiye icya mbere tugomba gukora muri twe ni ukubwizanya ukuri kwizerana ntihagire umuntu uzana amacenga ibiki n'ibiki impamvu uri kubona abantu muri iki gihe ukabona abantu babanye amezi 2 amezi 3 umwaka ukumva ngo bahase bacaho cyangwa se bateretanye imyaka n'imyaniko nyuma y'imyaka 5 10 umuntu ashwanye n'undi kandi bakundana ni ukumva ashwanye n'undi nicyagiye uvuga ngo kutizerana cyangwa se gucengana kugirana amacenga kumva umwe nimba uvuze ati turahurira ahantu runaka hanaha ugasanga undi ugasanga arakubeshe guco aho ngaho yakubeshe wita muri iki gihe wita wimagine akavuga ute kabisa uyu muntu afite gahunda n'abandi bantu atari gahunda buragiranye n'abandi ati uyu muntu arambesha kabisa ubwo ngubwo rero iyo bigenze guco ubwo uca izindi nzira ariko utangiye gutekereza ibintu ariko njyewe twebwe ntabwo ibyo ngibyo byigeze biba nimba ari gahunda yabaye gahunda ubwo ikintu nkuyemo aho ngaho abantu bavuga ngo fiyansaye igihe kirekire ngo ntago ibaho ngo ni ibintu bidasobanutse biterwa n'intego wihaye si cyo kintu uvuzemo aho ngaho biterwa n'intego mwihaye intego mwihaye mukagirana icyizere kandi ntimucengane ngo mubeshanye reka tugaruke kwa Solange tuze twinjira mu bukwe bwanyu Solange ubwirwa bwa mbere ko mugomba gutangira iyi poroje wenda Damure yamaze kukubwira ko agukunda uranamwemerera noneho akugezaho umushinga w'uko murangiza kwiga cyangwa se uzamubera umugore simvuze wenda mu buryo bwo guporopoza kuri ubu bugezweho kujya ahantu mugasohoka ahantu runaka mukabwirana umuhungu akagupfukama agatera ivi biba byo gutera ivi noneho igikorwa cyo kukubwira kukugezaho umushinga nyirizina uko muzabana hari ryari byanga byakunda rukiri muri segonderi wari ugeze mu kangahe nari ngeze mu wa gatanu segonderi Damure araza aravuga ati ariko burya uzi ko uzambera umugore n'ubundi nyine buriya mbona uzambera umugore mbere yarabimbwiye ariko nyine arambwira ati uje nyine uje uritonda guca na guca nyine kwa tuba tutari kumwe ku ishuri kubera we yari yararangije uje uritonda uje uramenya ko ari we umugore wanjye ujye witonda ujye umenya ko ari we umugore wanjye ni naho nashaka ko tugana hanyuma Solange nk'umuntu uri muri segonderi wumvaga umuntu umutipe akubwiye gutyo na bya bindi byateje ubu ngo bavuga ngo abatipe bubu abasore bubu Solange ibyo narabyizeraga ukumva nibyo koko narabyizeraga 100%. uramukundaga ariko 100% nubwo ushobora kuba waranamukundaga 100% kuko kujya wizera ibintu nk'ibyo ugomba kuba ukunda umuntu unamwizera koko naramukundaga ariko kandi iyo ukunda umuntu ugomba kumwizera kuko iyo utamwizera ntabwo uba umukunda hanyuma ubwo ni urugendo rwose twabanje guhera mu byo mwahereyemo uburyo mwakuze mariage nyine urugendo rwa mariage yanyu ruratangaje kandi runashimishije kandi ni rwiza reka tujye ku musaruro warwo umusaruro wo gukundana kwanyu umusaruro wavuyemo ni uko ubu ngubu muri kumwe Damu ibintu wapanze wanatekereje byarangiye bibaye aka kanya mbere yuko tunavuga ku bukwe bwawe aka kanya ubundi uriyumva ute nyuma yo kuba uri umupapa wenda uri umugabo ufite umugore uzaba n'umupapa mu minsi iri imbere Damu uriyumva ute niki kugira ngo itandukaniro riri hagati yawe mu mutwe wawe no mu mitekerezo no mu mutima wawe ushobora guhita uvuga ati aka kanya ntandukanye na Claude cyangwa ntandukanye n'undi muntu runaka niri nge numva muri njyewe kabisa hari ibyo natekerezaga byahindutse kuvuga ngo ndagenda mbe nafata abandi basore bakiri batoya cyangwa se mbe ntagendana n'abandi
n'abakobwa nabo b'inkumi batembera aho ngaho wanagenda ngo tukagenda tukicara tugatera ibiparu ubu ngubu n'ibyo ngibyo nabi mbese urungano rwarakubuze abasore mwakuranye barakubuze ibyo ngibyo ubu ngubu ntabwo bindeba ubu ngubu hari ikindi cyiciro ubu ngubu ndiho cyo kuganira n'abapapa banduta tukaganira nkababaza mbese amakuru y'aho ndi kwerekeza bimeze bite kuganira n'abandi bapapa bakambwira bati bimeze guca na guca kora guca nukora guca uzagera kuri iki nugenda guca irinda ibi ngibi mbese utuntu twinshi Damu ari ikibazo nabajije Solange dutangira cy'ikintu cyagutunguye nyuma y'urugendo rwose wenda rutundi ndi bugende mbabaza ariko ndaza kukibabaza nyuma reka twinjire mu bukwe Damu ubukwe bwanyu bwarabaye kandi bwari na bwiza felicitation mbere na mbere cyane na kabisa narishimye cyane byaranshimishije bwaranshimishije so Damu uragira atya arayikwambika ndavuga impeta ari amagambo muvuga mubwirana mu bibi no mu byiza tuzahemukirana ari amagambo yo muri kuyavuga mwumva mu mitima yanyu mumeze mute yavuga guru gutitira ufite ubwoba uri kuyatekerezaho cyangwa ufite ubwoba bw'ahantu uri kuyavugira cyangwa se watinye public y'abantu niki kiba cyaguteye ubwoba nyine ikintu cyaba cyanteye ubwoba ni amaso y'abantu nyine bari kukureba ni amaso y'abantu bari kukureba icyo kintu cyaba cyanteye ubwoba Damu ari amagambo iri kuyavuga iyo iri kuyavuga hari umwanya byibura umwanya byibura w'umunota umwe cyangwa ibiri ufata ukayatekerezaho cyane uratekereza kuko ni ukuvuga ngo ari amagambo uri kuvuga ntabwo twavuga ngo ni nk'umuhango cyangwa iki ari amagambo ntabwo ari ugupfa kuyavuga ahubwo ari amagambo ugomba kuyavuga avuye mu mutima wawe uko uyavuga ukavuga avuye mu mutima wawe bati niba warafashe umwanzuro nyine n'uwo niyo uri kuko uzabana iteka ni ukubana iteka nta gusubira inyuma tuzatandukanwa n'urupfu n'ibyo ngibyo nta bindi turacyari ku bukwe bwanyu hanyuma nagiye mbona wenda nibwo bwa mbere numva ntashye ubukwe wenda covid yaza wenda bazana abantu 100 ngiye kubona mbona muri sare y'urusengero cyangwa se mu rusengero harimo abantu batarenze 20 biriya bintu nk'umuntu uri yateguye ubukwe ni biriya wenda upanga umushinga wo kuzabana na Solange muri 2010 na kangahe igitekerezo kikakuzamo ntabwo uzi ko ibi bizaba ntabwo uzi ko nyine covid izaba ihari ku munsi wawe w'ikirori kubona ikirori cyari kirimo abantu bangana kuriya ntabwo bivuze ko uzanye n'abantu bangana kuriya gusa byo wumvaga umeze ute muri wowe nta umunsi wanjye w'ubukwe kabisa nari mfite ibyishimo ariko natekereza ukuntu mbese abantu ari ingeragere ni nk'imibare babarika kabona ni nkumva hari akantu gahise gakubita umutima nkumva hari akantu kandiye wicaye ntabwo unezerewe kugeza n'ubu ngubu nk'iyo mvuye mu rugo nkagenda ngatembera hirya gatoya mpura n'abantu barambwira ati gute ko mutambwi ko utadutumiye ibiki n'ibiki nkumva hari akantu gahindutse mu bwonko ariko ni ukuvuga ngo tujya kubitegura ko tuzabana ntabwo twari tuzi ko uyu mwaka covid izaba imeze guca ntabwo twari tuzi ko covid izanabo nta n'ibyo twatekerezaga nta n'ibyo sinavuga ngo ikira ntabyo twari twiteze nayo ntabwo twari twakayumvishe iki n'ibiki ariko ntacyo twashimye ko ibyo twateguye nubwo bitari byoroshye byagezweho hanyuma Damu ubwo turacyari ku bukwe bwanyu ariko tunagana no ku musozo
bamwe baravuga ngo gukora ubukwe, gutegura ubukwe ni ibintu biba bitoroshye. Icyo cyo muragisubiza mwese. Ni gutegura ubukwe ni ikintu kiba kitoroshye, bisaba amafaranga menshi cyane, bisaba ibintu byinshi cyane. Njyewe wenda ku bukwe bwanyu hari ubuhamya natanga, ariko njyewe nzi nabonye, ariko by'umwihariko ndakubaza na Solange nyamubaze, ni iyihe bije ya nyayo yo kuvuga ngo bije ubwo ni ubushobozi fatizo ubwo usabwa usabwa kuba ufite kugira ngo ukore ubukwe? ni ubuhe bushobozi fatizo usabwa kugira ngo ukore ubukwe by'umwihariko mu mafaranga? Okay, urugero fatizo bese biterwa, ntago napfa kurukubwira ubu ngubu. Ubundi biterwa n'abantu runaka urakira cyangwa se no mu gihe urimo. Biterwa n'abantu runaka cyangwa se igihe urimo. Biterwa n'abantu urakira ndetse n'igihe urimo. Suppose nk'ubu ushobora kuba urakira nk'abantu 20, undi arakira abantu wenda 50. Ntago ubushobozi babungana, aho ngaho nta gisubizo nakubonera aho ngaho. Urakoze cyane. Hanyuma mbere yuko mbabwira n'icyo mpamvu mbabajije ikibazo, Solange reka twumve icyo kivugaho. Sora, ni iyihe bije isabwa ku mukobwa ugiye kurongorwa kugira ngo abe ari ku murongo neza, yiteguye gukora ubukwe, azatambukane ishema n'isheja? Sibyo siko bavugara? Uwo mukobwa ugiye kurongorwa n'icyo asabwa, n'ubuhe bushobozi mu ngano y'amafaranga? Ni 5,000,000, ni 10, ni 40, ni 100,000, ni iki? Murakoze. Amafaranga nk'uko nawe bivuze, ntabwo wapfa kumenya umubare wayo ukeneye, kuko ushobora kuvuga ati ngeneye 100,000, waje kugura ibyo ukeneye ugasanga nayo yabaye makeya. Impamvu mubajije iki kibazo, abantu benshi batinya gukora ubukwe ngo runaka Cyubahiro pare wawe ndamusuhuje, uri kumva ngo yakoze ubukwe yagendeye muri limousine, niko bavuga. Undi akavuga ati runaka Trezor kameramani ajya uza ubukwe yakoze Kigali yose yarahuruye, ati nanjye burya ntago nakora ubukwe. Undi akaba ari ahantu runaka avuga ati population cyangwa se abaturage bo muri communauté y'iwacu, abaturage bikundira ikigage n'ubushera n'umusururu n'iki n'urwagwa. Abashyitsi nzagira baturutse Kigali ni 20, 500 byankorera, ariko nkakora ubukwe bumeze neza. Abandi bakavuga bati nkoze ubukwe bwiza, ariko nyuma y'ibyumweru 2 ntangiye kumera nabi. Abantu benshi bakavuga bati ntago nakora ubukwe ntashyizemo ibi ngibi. Ese icy'ingenzi, impamvu nabajije iyo bije, icy'ingenzi ni ugukora ubukwe ugashimisha abantu, cyangwa icy'ingenzi ni nyuma yo gukora ubukwe bwanyu mukabana neza? Okay, nakoze icy'ingenzi ubundi kuvuga ngo kuba wageze wageze ahantu wifuje. Kuvuga ngo iyo wabigezeho nta kibazo, ubuzima burakomeza. Kumukomeza ubuzima nta kibazo. Hanyuma tuganye ku musozo rero, ni iyihe nama ushobora guha abasore bagenzi bawe? Solange nawe uraza kugira inama abakobwa, abasore wasize mu busore bari bagenzi bawe, ubu ngubu uri mu rugero rumwe n'abapapa n'abantu bubatse. Gira inama uha abasore bagifite imyumvire yo kuvuga ngo reka ngo ubukwe burya nta gikwe kizakorwa, nta bukwe buzakorwa, reka ngo nta myaka 100, ngo ibintu by'ubukwe reka ntimukabitubwire. Umuntu ufite iyo myumvire kandi dushaka kubaka umuryango nyarwanda, ntabwo twawubaka ingo zitubatswe. Abo bantu n'ubuhe butumwa kuri uyu munsi bw'ingenzi bukomeye ubafitiye, madamuru wubatse ufite umutambukanyi? Okay, ikintu nababwira ni ukureka za myumvire zabo mibi bibwira, ugasanga umuntu aravuze ati wapi nje sinazana umugore, kandi umugore mubona buri munsi
ubwo ni cya gihe ba bantu buvuga ngo kwirira abana ibiki n'ibiki byose bikomeza kubayobora, ariko ntabwo ari byiza kabisa, ntabwo ari byiza, nta muco urimo kandi nta n'iterambere ririmo. Ni ukuvuga ngo bagombye kuyoboka inzira bakagera ikirenge mu cyabakuru babo na ba sogokuru. Ibyo rero ibyo bibwira ibyo baba bishyizemo ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza kabisa, kuko nta handi biberekeza muri Gihonoma. Arakoze cyane Damour. Hanyuma Solange, aka kanya urubatse, uri umudamu ufite umugabo, niye nama uri bugenera abakobwa, abantu batarubaka bakiri abakobwa? Nawe ejo bundi wari umukobwa waciyemo ibyumweru 2 batari ukwezi mukoze ubukwe, noneho inama ugiye kugenera ubutumwa bukomeye ugiye kugenera abakobwa aka kanya ni ubuhe ubona? Ntago ndi bukubaze ngo ibande kuri iki ngiki, bagira inama kuri iki ngiki. Inama ugiye kubagenera muri rusange ni iyihe nka Solange wubatse aka kanya? Murakoze. Inama nagira abakobwa, abakiri abakobwa, ko njye ndi umumama, ndi umudamu, inama nabagira niyo ugafata umusore nyine mukundana ukamwizera, noneho iyo umwizeye nawe arakwizera, ukavuga ati kandeke kumubangikanya n'abandi basore, reka mukunde wenyine mwizere. Ubwo nyine iyo umwizeye nawe ageraga akakwizera, nubwo yashakagira ngo wenda aje mu bandi bakobwa yo kugukunda cyane, ko bari kubona nyine utari kujya hirya no hino, warangiza nyine ubwo ukajya unarasenga, Imana ikazabigufashamo. Murakoze. Damour na Solange turabashimiye rero, ariko turaza kunyuzamo tugiye kubereka bimwe mu bice by'ingenzi byaranze ubukwe bwanyu. Mu by'ukuri ku rwego rwacu nka Damour na Solange ni biriya, kandi icy'ingenzi kirimo Damour yabivuze ni uko intego zanyu zagezweho, sibyo Damour? Ni uko zagezweho, ariko ntabwo narangiza ndashimiye abantu cyane. Ndashimira Imana yabikoze, Imana nasenze ikanyumva. Ikindi gikurikiyeho ndashimira ababyeyi badufashije, ndashimira inshuti n'abavandimwe, ndashimira ndetse namwe banyamakuru mwatwitayeho mukanadusura no mu rugo, turabashimira cyane. Mwese amahoro y'Imana azabane nawe, kandi Imana izabampera imigisha. Na pare wawe ni kado twaguhaye na pare umwe mubona wari umpagaze iruhande, wagendaga umbwira ati guca, kampanagura, kamfata akaboko, akagira ute, akandinda ibinsitaza. Ndabashimira cyane ko mwamumpaye akangenda impande. Turagushimiye cyane, kandi ni ukuri Damour, urugo rwawe ruzabe rwiza, kandi tubigusaba tubikuye ku mutima. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe imigisha. Solange, niwe nta muntu ushimira si ubwo ngubwo arako cyangwa ashimiye mu izina ry'umuryango? Murakoze. Mbere na mbere ndashimira mwebwe, ndashimira ababyeyi bacu twembi, nshimira n'abatoye hafi mu bukwe bwacu na ba marene. Murakoze. Imana rero ibaha umugisha kuba mushimiye, kandi burya gushimira ni ukuri, ni ibintu byiza biraguma. Iyo ushimiye hari ikintu byubaka mu mutima wawe. So Imana rero ukomeze ibubakire, kandi bakomeze, muzakomeze mukundane, muzarambane nka ya ndirimbo umuhanzi umwe yarembye ngo twaye kuzarambana, ariko muzarambane. We byaranze, ariko mwige muzarambane. Ni uko nguko bimeze, nta akaramata. Yes, kuri Imana Family TV biganiro bitandukanye, twe tuzagenda dukomeza kugenda tubatungura umunsi ku wundi. Icyo nagusaba kugira ngo ugende ubona gitungura yacu, twebwe ni gitungura, tugenda tubatungura ku biganiro bitandukanye, wowe nyine kanda subscribe, ubundi ujye ubana natwe. Ako kanya uzaba ubaye umumambre cyangwa se umunyamuryango w'Impano Family TV. Reka tubereke noneho bimwe mu bice byari bigize byanga se byaranze ubukwe bwa Damour na Solange.
byari biryoshye kandi ndizera ko muraza kuryoherwa. Namwe muzakora ubukwe nyabuneka, mureke izo mvugo ntago zubaka umuryango nyarwanda. Cawo ndabashimiye rero, Imana ikomeze bahe umugisha. Reka tubaze tugana Imana. Mbese uyu mwanya uracakunze Solange? Tugeze mu rusengero tugiye kubasezeranya, uracamukunze? Ndagira ngo utubwire, uze gusubiza niba ukimukunze, niba ubyemera, kandi nabwo niba utabyemera ubwo uraza kutubwira igisubizo uri buze kuduha. Ndi hano rero ndakubaza tugana Imana. Jean d'Amour, uracakunze Solange? Yego ndacyamukunze. Aha, arabyemera cyane. Imana ishimwe. Muje muratanga amashi, muje muratanga amashi. Atubwiye ko akimukunze. Imana ishimwe. Ndabazana n'ubundi mushiki wacu Solange, niba nawe ugikunze tugana Imana Jean d'Amour muri iri teraniro, nawe uraza kutubwira ko ukimukunze. Imana ishimwe. Yego ndacyamukunze. Imana ishimwe ngo aracamukunze. Turagira ngo na n'ubundi dusabe mwene data tugana Imana, ubwo atwemereye ko agikunze umugeni we, na n'ubundi aze kumutwikurura muri iyi mbaga. Mutange amashi. Imana ishimwe. Amen. Na n'ubundi rero hari amagambo ngiye kubabaza. Ndabaza tugana Imana, azamuye ikiganza. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo, ndakubaza aya magambo, uraza gusubiramo, uraza kuvuga ngo ndabyemera. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubabaza wowe Jean d'Amour ko wemeye kubana n'uyu Solange, ngo akubere umugore mushingiranwe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanwa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera uvuga uti ndabyemera. Ndabyemera. Mutange amashi. Arakoze cyane. Turabaza Solange nawe, imbere y'Imana iz'umutima wawe ishobora byose, iz'umutima wawe n'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Solange ko wemeye kubana n'uyu Jean d'Amour ngo akubere umugabo mushingiranwe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanwa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Nawe niba ubyemera wavuga uti ndabyemera. Ndabyemera. Nawe ngo arabyemera. Bagiye kwambikana impeta. Ubundi muri rusange impeta nta tandukaniro ifite, ngira ngo irahuye. Uko bagiye kwambikana impeta niko na n'ubundi bagiye kwiboheranya cyangwa se kuba umwe. Mu yandi magambo, bagiye kwambikana impeta y'urukundo. Iki ni ikimenyetso cy'uko bagiranye ubumwe imbere y'Imana. Bagiye kwambikana rero impeta. Na n'ubundi tugiye kubasaba, arazamura ikiganza cye cy'ibumoso mushiki wacu, afashe ka gapapuro, umwe aramufasha. Bagiye kwambikana impeta. Arazamura ikiganza, zamura akaboko, arazamura akaboko.
hejuru urasoma. Njyewe ni umugabo. Soma. njyewe tugana Ikibazo bitware witonze. njyewe Tuganimana Jean d'Amour nkwambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Aha, na n'ubundi nawe agiye kumwishura, nawe araza kumufasha, nawe araza kumufasha azamuye ikiganza. njyewe Mukandayisenga Solange ngwambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko weguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka, amen. Amen. Mutange amashyi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Reka dusabe n'ubundi batuzanire umukeka. Tugiye kubasabira umugisha. Tugiye kubasabira umugisha w'Imana. Dusabe mushumba yigire hafi. Tugiye gusabira abageni bacu umugisha w'Imana. Barapfukama, baraca bugufi bapfukame. Bafatanye mu biganza bagiye gupfukama. Reka na n'ubundi tugiye kubazenguruka, tusabe mushumba wacu atuyobore mu isengesho asabira abageni bacu umugisha. Kadusenga Imana mu izina ryawe ryiza rikomeye cyane, turanezerewe muri aka kanya, tunejejwe n'abana bacu wagiriye umunsi mukuru, umunsi mwiza, izina ryawe nirihimbazwe. Basezeranye imbere y'itorero ndetse n'imbere yawe Mana, ibyo zose byadushimishije, twanezerewe, wakoze Mana, turagushima. Urugo rwabo ruzaba urugo rwiza, uzabagirire neza, ruzaba urugo rwubakitse kandi ruzaba urugo rw'imigisha, ya migisha wavuze kuri Aburahamu, ariko urugo rwabo ruzaba rumeze. Mana yacu, uzarugana nawe azabona imigisha, abaturanyi babo bazahabwa imigisha kubera bo, kandi ubwiza bwawe bukomeze bugwire muri bo. Icyo tubasabiye ni ukubyara, babyara abahungu n'abakobwa, kandi ubwiza bwawe bukomeze bugaragare. Mana yacu, turanezerewe, urakoze, turagushima, dushimiye